bamenya ashobora kumenya ibizakubayeho utabimubwiye. Yego. Ashobora kukubwira ibizakubaho utabimubwiye. Yego. Ako niko kamaro kabamenya. Kandi ikindi cyabamenya kandi kamaro cye nuko hari iby'Imana nyine mwereka ku buzima bwawe akabikubwira, ari ngaho Imana yakaje kabikwibwirira, ari kimana kabatereka mbinyuze kuri uyu bamenya abikubwira. Yego. Ni ngaho Imana yakaje kakubwira ati bundi uzaca muri ibi nibi, ariko ko turi bikoresho by'Imana ikadukoresha. Yego. Numva muri ubwo buzima bwawe bamenya ngubwo nanjye mbuhagazemo, ayo mavuta nziko andiho. Yego. Turaho hari akantu uvuze Sawuli yaragiye kwishakira indogobe za Sekishi. Mu gushaka indogobe ageze kabamenya Samweli, ahubwo aranamubwira ngo indogobe zabonetse kandi umva uzaba umwami wa Isirayeli. Nakubaza we umuhanuzi Theo, hari umuntu wari waguhamagaye cyangwa akaza mu rugo akakureba afite icyifuzo, ashobora kuza afite icyifuzo cyo ganga Imana umuhe kawunga yo kurya, ahubwo wagize akambwira ati ntabwo Imana iraguha kawunga gusa, ahubwo igiye kuguha n'akazi cyangwa n'umurima. Byigeze bikuba ngo dusangize ako gastori? Hako ibyo nibyo cyane twibera. Ushaka no kumpamagara ukimamagara leta nkubwira ngo Imana imbwiye gutya na gutya na gutya na gutya, icecekere ni guca imbugiye. Yego. Uteragira n'icugira ute uvuga. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye uba utabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Usezeranya umuntu kumutuza Kigali, nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe, kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show, aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mumva Ikinyarwanda ndabasuje. Imana amore nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiyatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira, tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwambura kayikanda. Nukuri ngusabiye umugisha, nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu. Niyo mpamvu mba nafashe urugendo, navuye Musanze, ubu nibere mu karere ka Rubavu, mu kagari ka Mukondo, mu murenge wa Nyundo. Ni ahantu heza cyane rwose mu cyayi cy'uruganda rwa Pfunda. Eka mba nompfesheho murebe rwose, murebe ni byiza bitatse u Rwanda. Muri ya gahunda yanjye rero nta kindi cyanzanye, ntabwo naje gutembera, ahubwo naje kureba umukozi w'Imana. Ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, abakora tujya twongera ngo n'izindi mpano Imana ishoboje nyanzikora. Yego, ni umugabo arakuze, reka tumusabe yivugire. Okay. Amazina nane yayandi ni Ndirenganya Theoneste Pastor. Yego. Umugabo w'umudamu umwe n'abana batatu, ndumukozi w'Imana. Yego. Kanegeretse kuri byo ndumuhanuzi. Muri Bibiliya nibyo bavuga ngo babamenye. Yego. Hari ibyo tumenya. Dushingiye ku jambo ry'Imana. Yego. Hari igihe Sawuli yagiye gushaka indogobe za Sezari zaheze, ari kumwe n'abagaragu be. Yego. Aravuga ati subundi ndabamenya uri mu uyu mudugudu, natubwire uko bimeze indogobe za data aho ziri.
nuko umubare wari kumwe aramubwira ati rero databuja yego muno birashoboka karimo ariko nta kintu dufite yego turamujyanira aramubwira ati none nta nico musigaranye ati dusigaranye igice cy'ifeza waba aguciye mu ijambo gatoya ariko ntabwo ndatinda ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'umuyobozi wa Ndi Umukristo TV Pastor Labani ni nawe waduhuje nta gahunda twari dufitanye yamamagaye ati Concorde uzahondi ndi kumwe na wa mukozi w'Imana uhanura ntibitinde gusohora Theo nanjye ni wambabariye nanjye nkaza tugakora ikiganiro abakunzi banje bazaba bababaye bakamuhamagara bagafatanya gusenga niyo mpamvu reka nawe muhikaze asuhuze ahikaza abantu bo kuri Ndi Umukristo kuri Concorde Official na Ndi Umukristo TV nabavukanye nabavandimwe bworote wonde wikandagire ndugira ikibazo tubyene n'abakunzi bacu kuri Ndi Umukristo hose ni mu rugo amen hose ni mu rugo turabakiriye kandi turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abari mu Rwanda abari hanze Amerika Aziya ahari hose muri Afrika abantu mushobora kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda twabaze n'umukozi w'Imana harya ngo witwa Theo ndayande mazina Ndirenganya Theoneste Pastor Ndirenganya Theoneste akaba ari umupastori kandi n'umuhanuzi umukozi w'Imana turakwakiriye rwose mukomeze Imana ihabwe icyubahiro amen yego tukiri muri aya mavuta reka Pastor Labani adusengere ariko akantu ko kuvuga kuri bamenya ukuntu Sawuli niki uburi kukibuka uraza ukadusobanurira neza amen Mana turagushimiye izina ryawe niryubahwe wagize neza ukora imirimo n'ibitangazo bana natwe turakunezewe cyane izina ryawe niryubahwe ijambo ratubwira ngo babiri nango batatu nibasenga mu izina ryawe uzumva gusenga kwabo kandi icyo bazasaba cyose bazagihabwa none data misamwa mudukunda hano turi imbere giterane isi yose abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda mu Rwanda no mu mahanga data mu izina ryawe rikomeye n'umukozi w'Imana Theoneste Ndirenganya nawe ugumane nawe mu izina ryawe Yesu Kristo mwose imbaraga nakunesha migambi yawe ibe myiza ku mwana wawe ngamurengere mu byose mufashe muri byose ndetse urukundo rwawe n'umwuka wawe wera bigumane nawe kandi n'abazatwumva nabo ubagirire neza ubahereze gusubizwa nawe kuko uri gitangaza turengere muri byose ni mu izina rya Yesu amen yego Theo tugwaye ikaze wari ugusobanura ukuntu kujya kwa bamenya yego kwa bamenya rero Sawuli yaragiye gushaka inga zase zazimiye cyangwa amatungo yase yazimiye yego aravate se bundi ntabamenye uri mu uyu mudugudu watubwira uko bimeze yego umugara waramubwira ati bishoka kuba ari hano aravate kandi ikindi ndawuje kwa bamenya ndaca janye yego aravate ariko dusigaranye mu kinyarwanda dusigaranye ifeza ngeya tugende tu yego baragenda bageze mu nzira bakubitana n'umuhanuzi Samuel yego baramubaza uti ndabamenya uri mu uyu mudugudu nawe arababwira ati rero bamenya mwamugezeho yego bataragira icyo bavuga arababwira ati kandi ahita abwira Sawuli ati umva weho wa mugabo we amatungo yasko yabonetse yego bamenya ahita bimubwira ndaca aravuga avuga ati kandi ikindi cya kabiri weho ubaye umwami gendere haleluya amen rero mu mavuta y'abamenya bamenya ashobora kumenya ibizakubayeho utabimubwiye yego ashobora kukubwira ibizakubaho utabimubwiye yego ako niko kamaro kabamenya kandi ikindi cyabamenya kandi kamaro cye nuko hari iby'Imana nyine imwereka ku buzima bwawe akabikubwira ari ngaho Imana yakaje ikabikwibwirira ari kimana kabatereka mbinyuze kuri uyu bamenya abikubwira yego ni ngaho Imana yakaje ikakubwira ati bundi uzaca muri ibi nibi ariko ko turi ibikoresho by'Imana ikadukoresha yego numva muri ubwo buzima bwawe bamenya ngo ubwo nanjye mbuhagazemo ayo mavuta nzi ko andiho yego turaho hari akantu uvuze Sawuli yaragiye kwishakira indogobe za Sekishi mu gushaka indogobe ageze kwa bamenya Samweli ahubwo aranamubwira ngo indogobe zabonetse kandi umva uzaba umwami wa Isirayeli nakubaza we umuhanuzi Theo hari umuntu wari waguhamagaye cyangwa akaza mu rugo akakureba afite icyifuzo ashobora kuza afite icyifuzo
cyoga ngo Imana imuhe kawunga yo kurya ahubwo wangize ukamubwira ati ntabwo Imana iraguha kawunga gusa ahubwo igiye kuguha n'akazi cyangwa n'umurima. Byigeze bikuba ngo dusangize ako gastori ahubwo ibyo ni byo cyane twiberamo ubundi. Amen. Uduteze amatwi ubundi bamenya wo ushobora kumusanga uri kuvuga ngo ngewe ndi gutekereza umuceri. Wahagera uri gutekereza umuceri wakakubwira ngo Imana iravuze ngo yego iguhaye kujya Dubai ziri umuceri birahuye. Oya donc twebwe Imana bamenya itubwira nibirenze ibyo utekereza, yego nibirenze ubushobozi bwawe. Ibyo rero mukozi Imana kubwira ngo si bake ni benshi. Yego. Amen. Niba hari uwo wibuka nyine bituma abantu duhumurizwa. Umuntu akanavuga ati nanjye ubwo mbonye Theo hari uwo yasengeye bigenda gutya nanjye reka murebe dusengane disi nibura Imana imukoreramo yansu. Iyo story ntago ari ibintu ibyo byabayeho nubari benshi badushimira vati mwarakoze kudufasha gusenga nubara abandi tugusengana nabo mu ruzi shusho media batubonye guco turabasengera vati hari Imana iri gukora barari benshi. Yego ibyo rwose ngutangarize mubwira ndi niba uruteze amatwi uhumura ibyo ni ibyacu gusenga kandi iyo dusenze Imana ikora imirimo n'iki nibitangaza. Hari abo twasenganye baburaraga bajya, hari abo twasenganye batagira amazu bafite amazu, hari abo twasenganye batagira imodoka. Ese ubundi mukozi Imana reka nawe ngwibutse hari gatwa turi gusengana n'umupasiteri araguhanurira apotre ndamuvuga izina wewe ndetse yakubwira n'isezerano rikomeye arakubwira ngo uzajya mu mahanga nari mbicaye. Ndacyategereje Imana ntabwo igibeshya ariko mu bihe byaza ndago ndavuga numvise ngo wabaye runaka. Yego mbita mvuga ati burya na bya bindi bavuze ko uzajya mu mahanga uzagira gute nzajyayo uzajyayo ko nabibwiwe n'Imana itagibeshya. Amen. Ibyo rero mbikwibukije kuko icyo gihe twari turi mu gusenga. Oya nanahise makurura hari ahepfo mwana kukeje. Ariko rero ntago turanunga abakozi b'Imana ngo twaje gutera brage. Yego ndawusenga kina n'ukuri ndawusenga kina kandi ndawusenga uko asenga kose Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Rero nasuko kubugaza ndaca Imana ravugana nawe arewe nosi abakristo twe tugenda nibanga gitange nibanga ibyo ngenda ndakabisa. Yego none se Theo hari abantu nkanjye pe umpanuriye kuko tuziranye keshe ndavuga ni Theo ni inshuti yanjye undi ntiyanyifuriza ibibi yananyifuriza ibyiza. None ibyo bigatuma abantu benshi bifuza guhanurirwa n'umuntu bataziranye. Nk'ubu hari umuntu wahanuriye n'abahanuzi benshi baziranye ariko buri gushidikanya ubakaba agiye kukubona kuri Concorde TV no kuri Ndi Umukristo TV akavuga ati reka mpamagare Theo. Sibyo azabanza kubwira ibyifuzo bye ati nsengera naburaye ati nsengera nta kazi mfite cyangwa w'Imana akiguhamagara Imana itibikubwira. Hari abayita baduhamagara nibyo navuze ngo Sauli we yego awe na Samuel yateze ngo bamubwire iki ibyifuzo. Yego hari ushaka no kumpamagara ukimamagara leta nkubwira ngo Imana imbwiye gutya na gutya icecekere ni guca imbwiye. Yego uteragira n'icugira ute uvuga. Hari n'utanga ibyifuzo bye akavuga. Yego nawe tugasenga kandi akubwiye ngo iyo atanze ibyifuzo ashobora kuvuga ati njyewe ndi kubona urugero akavuga ati njyewe ubukene buranyije reka tuvuge ijambo ubukene. Ubukene ni ikintu kinini we yavuga ubukene nicyo cyifuzo avuze ariko Imana igahita ngo mubwire ngo nona. Yego muhaye etaje Kigali cyane ari hano Rubavu cyangwa ari hano za Mukondo mw'iyi misozi. Yego yavuga ngo njyewe etaje kandi wari kwisabira ngo uwambwira n'ibyo kurya ugo munsi. Ntabwo bishoboka kuvuga ngo kubera data Imana irasetsa bene data Imana irasetsa. Amen. Amen. Imana
twebwe ababamenya idukoresha cyangwa itubwira tuvuge ibyo ubona kudafitiye n'ubushobozi, ibyo ubona bikurenze, bya bindi ubona imbaraga zawe zitagishoboye, ibyo Imana irabyemera ikavuga ngo tuvuge bibaye guca. Yego. Amen. 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 Ngubura ngutangariza ikintu kimwe. Haleluya. Amen. Ejo bundi baravuze ngo Irani birakomeye. Jambwira abakristo twa tukubona babwira ndi. None reka ngavuga akantu kuko ndabizi isira itikabona. Yego. Ndababwira ati bikomere bidakomera. Reka mbatangarize hakiri kare. Ndago turicwa n'inzara kandi nibi biciro muri kuvuga ngo birazamutse bya esase ndaga ari byo. Nongera mbatangarize no turi kwishisho media ndago ari byo. Kuko none kamabwira no anuze n'umubiri datware kuja no mu mwuka. Uwo muntu wafunze esase izamumarira iki? Ntacyo. Noze ugatarayira kura ngo tuyikoreshe. Doko nongera batangarize ngo esase nayo irasubiraho yariri. None turekeraho abari muri social media bazabitubwira byabane bazavuga ati wamuntu ko kagira gute? Ibyo bikubwiye dose n'ubundi sindamarase ikomeje. Yego. Nazaye nase ikomeje. Ubundi ari nibyo Imana tugura tugatangaza uko abandi batari batangaza. Yego. None ko tutavuze n'itariki tubivugiye ariko bihangana. Bagira ute? Bihangana. Bihangana. Je nambatangiriza ko kantu uko Imana yakambwiye turi gusenga je bundi kwa gatandatu ndimo ahantu turimo dusenga. Mbwira abantu barango ndababwira ngo muhumure. Iri muri kubona bigiye gushira. Bigiye gushira. Isubiraho yariri. Bigomba gusubiraho. Kuko n'uri kwifunga ndaca zayimaza. Tubyihorere guca ubundi. Amen. Byemerwa uko bisoye. Yego. Naho narindi kuganisha. Ubyakira ute iyo wahanuye ibintu bigasohora? N'ubyo gahanurira umuntu ukampanurira akazi nyuma nkaza nkaguhamagara ni kakazi narakabonye nti ngwindo tumwe n'agafanta ndikumva nangasha. Cyoge wumva ubyibushe. Ubundi yatubira umugisha uganura umuntu bikasora Imana ikabikora. Niya tagricha kwa kavago byarasoye umva ubyibushe umva unezerewe umva usubiye mu dobene vosta do pine dread voshado style zo guhanura kongera ukavuga indimi bundi bushasha uko la bosti kala monetre de vosta. Haleluya ariko do fine bosta do pine great. Donc icoge wumva uruvuga ati Imana irimo irakora. Yego. Ukayereza Imana icubaye. Imana ishimwe. Tewe katujye mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Amen. Karibu. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Usanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ni 25 umurongo bwiza bwanditswe na Matayo 25. Dosoma 31 tugeze kuri 40 twumve icimana kuvugana natwe. Yego. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo guhera ku murongo wa 25 dore ku murongo wa 31 twumve icyo watubwira. Yego. Gucirwaho iteka ni ku mutwe w'amagambo uvuga. Yego. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe. Yego. Nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Haleluya. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama zazishyira iburyo bwe. Intama zazishyira iburyo bwe. Naho ihene azishyira ibumoso. Ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati. Nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Haleluya. Mwebwe mwahawe umugisha. Muragwe ubwami bw'abatunganirijwe muragwe ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi ndafashijwe. Yego. Ubwami bw'abatunganirijwe isi ikiremwa. Yego.
kuko nari nshonje mukamfungurira, nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mu mpica kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muranzura. abakiranutsi bazamubaza bati mwami twakubonye ryarushonje turakugaburira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa, kandi twakubonye ryari turakwambika, kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura. umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data, haleluya haleluya, aba boroheje bari hanyuma y'abandi ari nge mwabikoreye Kristo. yafashijwe umurongo, reka ngusubiremo. umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi ari nge mwabikoreye. azabwira n'abari ibumoso ati nimuvaho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe abanzi n'abamarayika be, kuko nari nshonje ntimumfungurire, kuko yari ashonje ntimwamufungurira, yari afite inyota ndamwamuha n'icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. nabo bazamusubiza bati mwami twakubonye ryarushonje, cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe, ntitwabigukorera. azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye, nawe ntabyo mwamukoreye. abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. mvugira ngo amen, 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 amen. Rero bene data, dusange Kristo kandi turi kujya mu bwami bwo mu ijuru. Reka ngerekere ijambo rivuga ngo gira imirimo myiza izaguherekeza, kandi imirimo yawe myiza izagutambutsa imbere y'umwami. Dusomye ijambo ubutumwa bwiza bwanditswe na Kristo, aratubwira ngo ubwo umwana w'umuntu azagaruka aje mu cyubahiro cye, ngo azarobanura intama mu hene, donc azacagura intama azishyira iburyo bwe, ngo n'ihene nazo azishyire ibumoso, ngo narangiza za ntama yashize iburyo bwe, ngo azibwira ngo muze mwinjire mu munezero wateguwe isi ikiremwa, ngo nimwe mwabikiwe ubwami, mwinjire mu munezero. Ngo nabo bazahindukira bamubwire ngo mwami, twebwe turi banduki bo kuja muri ubu bwami, turi banduki bafite ubushobozi. Yesu ngo azahindukira bamubwire ngo mwebwe kibishaje muri ubu bwami, nuko nari nshonje mbuzi ibyo kurya murangaburira, abati kandi ikindi nari mbuzi icyo kunywa mumbi icyo kunywa icyaka kinyishe, avuga ngo nari ndi mu nzu y'imbohe ndetse ndwaye muranzura, ndi muri gereza munzura, ndi mu bitaro murangaburira, muranyambika, mungorera ibyo byose. ngo nabazandika bamubwira ati none mwami Yesu, ibyo bintu twabiguhaye ryari ko tutakubonye, ko tutigeze tunakubona? ngo Yesu azababwira ati ubwo mwabikoreye bamwe boroheje hasi yanyu, ninje mwabikoreraga. ndashaka kugutangariza ngo shuti yanjye, reba burusha ubushobozi aho utuye, aho ugenda, aho wirigwa, aho urara,
ureba abaturanyi, ureba abo mujyama kumwe, aburushiki ubushobozi, nawe ugira icyo bakoreraho umugisha, ubafashe. Ureba abambaye ubusa ubambike, ureba ababuze abana babo kujya ku ishuri ubafashe bige. Ariko biratangaje kuba hari abantu bafite amafaranga agaraho guco gusa, ariko akaba atavuga ati reka mfate n'imfubyi 5 nzirihire ngo zige, kandi akavuga ngo ndi umukristo, ti ku cyumweru ishapure yanjye ndayoza, undi ati ngewe ibitabo byanje ku cyumweru, undi ati ngewe idini yanjye ni. Donc tubaye mu bintu byo kwirata amadini, tubaye mu bintu byo kwirata ibintu bidafashije. ariko umva ijambo kundi rivuze, Yesu aravuze ngo ubwo mwabikoreye bamwe boroheje hanyuma yanyu ninjye mwabikoreraga. Donc niwambika umukene, nufashe umukene uzawufashije Imana. Kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo nugurizi nguhaye umukene abagurije Imana. Iyo uhaye umuntu ukamufasha ubufashije Imana, ubugurije Imana. Imana nizakwitura, Imana nizakugirira neza nshuti yanjye. Ariko nshuti yanjye ngutangariza ngubwire ngo kora neza wigendere, kuko Yesu ngaba bantu barahinduka baravuga ngo mwami twakubonye ryari. Kuko bo bishaka kuvuga ngo donc umva ko ijambo ry'Imana ritangaje, ariko munyumvereza. Haleluya. Dore impamvu ijambo ry'Imana ritangaje, abo bantu bavuze ngo mwami twakubonye ryari. Donc n'urugero aba bantu babikoze batazi n'ibyo barimo. None nganzwe wowe duteze amatwi, turi kukubwira ufite amatwi 2 ndi wapfuye amatwi. Ikindi cya kabiri ukumva ikinyarwanda turimo tuvuga. Niyo twavuga ikigoyi wacumva, niyo twavuga ikinyarwanda nyaco wacumva. Nukuri none kuki utari kumva ibi bintu ngo bishire mu bikorwa? Haleluya. Umva aba bantu baravuze ngo umwami twakubonye ryari. Bijya kubanga abantu babikoze batazi nibyo bari gukora, bagafasha bakambika abantu bakabagirira neza batazi ko bizagira iki umumaro. None nganzwa turukubwira ngo kora neza uzaraga ubwami, kora neza uzajya mu bugimbi. Haleluya. Amen. Kandi ngereka kandi kajambo karavuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Neza ijambo ry'Imana kogareka tubwira ngo umunyabundu azabyibuha. Yego. Kandi umunyabundu azagira amahoro masa. Nukuri shuti zanjye muduteze amatwi, urumva kugira neza atari byiza cyane. Amen. Amen. Urukumva gufasha atari byiza. Amen. Amen. Ikindi hari abantu baje gufasha bakarobanura ku butoni. Ibyo birandi byemera. Ubundi fasha wa muntu uteganya katazagira icyo kugarurira, tazagira icyo kugarurira, uwo nguwo abari ufasha. Amen. None yapfa twumvisha abandi amaze kurobanurira intama azishize iburyo zirandamarizo twavugagaho, kuko zo zakoraga n'ibintu zitazi ko zizagarurirwa, zitazi ko zizasubizwa, zitazi ko zizunguka. Ariko igihe umwami Yesu aje ziboneramo umugisha. Ariko abatarabikoze umva icyo Yesu yababwiye. Yarabwiye ati mwebwe mwahene mwe muri bumoso nimugandara mu muriro, kuko nari njonje ntago mwangaburiye, nari nambaye ubusa ntago mwanyambitse, arabati nari ndi no mu nzu y'imbohe ntago mwansuye, nari ndwaye ndi mwansuye. Ayiwe mbega ishano mbega kaga, weho wirunda iby'isi ukumva kuzabijya ukabiheza. Umubwiriza aravuga ati ibyo turuhira hano muri iyi si n'ubusa gusa, wongeyeho ubundi busa. Ababa azababwira ati mwebwe ubwo nari nshonje ndaco mwamariye. Ndetse baramubwira ngo none mwami Yesu kudushijije ko tutakugaburiye, kudushijije ko tutakwambitse, ubundi twari kukukura he, twari kukubona he, ubundi wari uri he?
ubundi inshuti zanjye Yesu arababwira ngo ubwo ibyo nababwiye mutabikoreye ba bandi boroheje bari hanyuma yanyu cyangwa bari hasi yanyu, ninje mwabyimaga. Kuko Yesu Bibiliya iratubwira ngo, ijambo ry'Imana riratubwira ngo azagaruka ahagarare mu bicu cyangwa ahagarare kuri wa musozi ngo azamukiyeho ngo amaso yose azamureba. Nicyo gihe tuzabona Yesu. Naho tukiri mw'uyu mubiri guca Yesu ataragaragaye cyo twigaragariza ndawo wabona. Niyo wanamubona uzamubona mu mirimo n'ibitangaza agenda akora, agenda gukorera. Muri ubwo bwiza ugenda urimo nimubonera Yesu. Ariko ndagutangariza nshuti yanjye, nawe uhereye umunsi wa none birashobora kutagiraga imirimo myiza, birashobora kutagiraga n'impuhwe, birashobora kutagiraga n'imbabazi, birashobora kutagiraga n'amafaranga ukumva ko ufite ubugugu utayatangaho. Ariko ndagutangariza dopene voshai do stade pain gra ngugira inama, tanga. Koko gutanga niko kwakira, kandi umunyabundu azabyibuha, azagugwa neza, azagira amahoro masa. Donc gutanga imirimo myiza izagenda duherekeje. Mu Byahishuwe 14:13 ngo umwuka aravuga ngo nguhere none ngandika ngo ahigwa apfapfiriye mu mwami, ng'imirimo yabo n'imihati yabo bigende bigize gute bibaherekeje. Donc imirimo nayo izaduherekeza, imirimo izagenda idushoreye, imirimo izabana natwe. Nshuti yanjye ngutangarize ngo nubwo turi mu bihe bikomeye, nubwo turi mu bihe bigoye, bya biri tubwira ngo urukundo rwa benshi ruzakonja, ngo abantu bazabikunda bakunda imiyabirarira. Hariya muri Timoteyo nuko bamwe bakujije inda zabo, nuko bamwe bashaka gukira, bandi bari guhatana mu bukungu, bandi bari guhatana kugira batera imbere. Niyo mpamvu ukubona ibibazo by'intambara, ibibazo by'ibyorezo. Ariko nshuti yanjye wangu utangarize, niba ushaka kujya mu bwami nawe gikorera Imana, kandi gukorera Imana ngo wahe inzira ngo fasha bari hasi yawe, utarobanuye ku butoni, utarebye ngo uyu nguyu. Ndibuka hari umuntu umwe, reka n'uwenda akantu ngavuge. Hari umuntu umwe nawe yamuzana invitation, aramubwira ati uzataha ubukwe bwanjye. Yamuha invitation, amaze kumuha ubutumire. Wa mugabo umaze kumuha ubutumire agiye, undi mugabo aravuga ngo singo ura namutwera mitsingi yanjye mu muyangane kuba ngoresha mitsingi. Uko niko yavuze, ibyo mvuga ariko yavuze ngo none se ngo ubwo mutwere kese yanjye ya mitsingi cyangwa kese ya fanda ura yayinyishura iki? Donc ni mwe nawo mu invitation, kandi azikara umukene, azikara umuntu uri hasi, ariko aravuze ngo ndiyamutwarera ikintu gikomeye kuko atakimugarurira. Donc urumva ahisi tugejeje. Rose urumva, kandi uwo muntu ni umukristo, arasenga nawe arasenga, ndetse bahurira mu dini. Ariko ndayavuga ati uriya ni mwene data, ni ndogo, ni famiye yanjye, na amaraso yanjye, no mu gisanira cyacu. Kuba andumiye mu bukwe mutwareye n'ibirenzi kesi imwe, ubukwe bwe bukagenda neza, bintwaye iki? Ahubwo aravuga ngo niyo kese ni menshi kuko ndayazagira ute. Ahubwo nukuvuga ngo yamutwerera imvuzo cyangwa mutwerera urwa bitoki, ariko ndamutwerera agafanda ng'abandi. Bene data ba Kristo, akora akantu gato yamvuze, munyangane kandi mumbabarire. Reka mvuge ngo Imana y'amahoro ibane natwe kandi dushikire. Bishoboka ko warabonye byinshi birenze n'ibi ngubwiye, ariko nshuti yanjye gerageza muri duke twawe ukiranuke, muri duke twawe ufasha abababaye, muri duke twawe ugira urukundo. Imana izaguha umugisha, kandi Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Ndumva twasenga Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amen. Mukozi w'Imana utarasenga wanyemera ugatanga nimero, uwafashijwe nkanjye akazaguha amagambo ugafatanya gusenga. Amen. Karibu rwose, turabyishimiye. Ntugatinye kuduhamagara gusenga, turasenga. Kuko nakandi wenda navuga, hari umuntu umwe ugaze kumpamagara, mwitaba turasenga, arambwira ati mukozi w'Imana, ndagushima kuko utambeze nk'abakozi b'Imana. Nambona no gutanga message none kwa bakozi b'Imana baradutega n'amatwi. Niyo umuntu aguhamagaye, mwitabe n'umutima mwiza, wimwitaba n'umutima mubi ngo ngiye ngo ndumukozi w'Imana ukaze. Oya, ndawukaze. Ukaze ni Kristo, ukaze ni Imana dukorera,
kuko imana niyo dushaka ko ihabwa icubahiro. Dushaka abantu bose bakizera imbaraga z'Imana, abantu bakemera ko Imana ishoboye. Rero inomero zanjye ni 078 627 27 6 ni 078 627 27 6. iboneka no kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp rimwe na rimwe turatuboneka, twagira umugisha tukabona amamega. Hari igihe n'ubundi bazaduhamagara gusa kuri WhatsApp tudafite amamega, uzihangane. Karibu n'isengesho dusoza kuko n'undi twatangiye dusenga. Kadusenge Imana. Mana data twese uri mu ijuru, turagushimiye mu izina ry'umwana Yesu Kristo rifite imbaraga. Tugushimiye kubw'ikiganiro ciza udukoresheje, izina ryawe rihabwa icubahiro. Kandi tugushimiye ko mwami Yesu uzaduha ubugingo tukinjira mu bwami. Bujya bagukoreye bazana kubona, bujya bakoze neza bagikiri mu isi bafite ingororano, bafite ubugingo. Niyo mpamvu rero Uwiteka Imana dusenze ngo buri muntu wese urumvira ijambo, ureke iri jambo rigira umumaro, iri jambo rigira ububasha, kandi iri jambo rihindure benshi. Urakoze Kristo, turangije tugushimira kandi tuguhimbaza. Ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze.